ubundi nk'ubaha ngaha mu murenge wanyu wa Kigoma iyo umuntu ahumvise niki kintu yumva mu bijyanye n'umusaruro w'ubuhinzi? Ahangaha mu murenge wa Kigoma hari ubuhinzi ngengabukungu tweza ikawa cyane. Ngira ngo mujya mwumva ikawa ya Maraba, ikawa ya Kwakaka, ni inganda dufite z'ikawa. Mbere y'uko ino mashini iboneka wari warigeze usukira ukoresheje arozwari? Narabikoresheje. Kuba hagaze ahantu hamwe akavomera muri metero zirenga 20 kandi banatubwiye ko bashobora kuba bakungikanya imigozi bikaba bavomerera ahangaha hose turi kubona muri ino sambu, ni ibintu byiza cyane. Nkawe urimo urakoresha mashini ukodesheje byanze bikunze biratwara amafaranga, nk'icyifuzo ni ikihe? Leta n'umubyeyi igira nkunganire muhinzi nkuko wabivuze. Hajemo rero gukodesha, hakazamo no kugura mazutu. Ibyo urumva mu by'ukuri byatuma n'umuhinzi atagira inyungu ifatika, ariko afite mashini ye ngira ngo byarushaho kuba byiza, kandi ntekereza ko leta yacu iyo gahunda yadufashijemo byarushaho kuba byiza cyane. Umvugira uti Icyuzuzo TV n'ijwi ry'umuhinzi n'umworozi. Reka nongere fata uyu mwanya mbasuhuza nanabifuriza kumererwa neza cyane. Shuti bakunzi bacu, ni Icyuzuzo TV nkuko bisanzwe tubasuhuza tunabifuriza kumererwa neza cyane. Ni gahunda tugira murayizi cyane, ni ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi cyane ko Icyuzuzo TV ari ijwi ry'ubuhinzi n'ubworozi, ni ijwi ryawe muhinzi, ni ijwi ryawe mworozi. Nizere ko ibikorwa muri kugenda mubikora neza cyane. Muri kino gihe cy'impeshyi turi kugenda tugerageza kubagira kure cyane hahandi mushobora kuba mukeka ko wenda nta kintu kiri gukorwa muri kino gihe cy'impeshyi, ariko nanone murabizi ko umuhinzi ntajya yicara. No kuvuga ngo iyo ikirere gihindutse nawe arahinduka agafata n'izindi ngamba zigiye zitandukanye. So rero reka mbanze nshimire cyane byimazeyo inshuti zacu z'inkoramutima cyane, abantu bari mu gihugu cy'u Burundi bashinga ntahe namwe bapfasoni, turabasohoje cyane kandi nizere ko bameze neza cyane. Hanyuma kandi namwe abanyarwandakazi n'abandi bashuti bacu bari hanze y'u Rwanda mugenda mutwereka urukundo umunsi ku munsi, turabasohoje cyane. Imana ijye bahereza umugisha cyane kubera ko mugenda mutwereka urukundo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushobora kutwandikira ukatugurutira kunzi ibyo mukora, nanjye kandi ntago byaciye mu gutwi ko ngo bice mu kundi, ngiye kwihangira umurimo. Twebwe iyo niyo nsinzi yacu kubera ko Icyuzuzo TV ibiganiro tugenda tubagezaho, izi ngendo tugenda dukora zitanoroshye, hari icyo ziba zigamije. Tuba tugamije kugira ngo mubone ko akazi atari kandi ko kuvuga ngo ni kujya mu biro gusa, akazi si kandi ko kuvuga ngo ni kujya gucuruza gusa, ahubwo se turabafata tukabahumura amaso. Biriya tubona mu isoko biba byavuye hehe? Nicyo kintu twe twiyemeje kugira ngo tugende tubibereka ko umuntu ashobora kuba yakwihangira umurimo. Ushobora kuba ubona ibiryo biri ku meza ariko utazi ahantu byavuye. Tuba tugira ngo tukwereke ko byanze bikunze twese tutaremeye gucuruza zirambuto, tutaremeye gucuruza izi nyanya, tutaremewe kujya mu biro cyangwa se mu maresitora kurya, ahubwo tugomba kumenya hahandi ku isoko aho biba byavuye. Abashuti bacu bari mu Burundi nizere ko mukomeza kutwereka urukundo kandi muzajya mugenda munabisangiza n'abandi. Ntibizarangirire kujya kuri YouTube gusa kureba ku Cyuzuzo TV, ahubwo bizarangire muduhamagara mutubwira muti hari icyo mwakoze, mwafatikanyije n'abayobozi bacu kutubwiriza kwihangira umurimo, mwafatikanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kuduha ubumenyi bujyanye n'ibyo tugenda dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, kubera ko tugenda tubahugura tukabashakira n'impuguke ziba ziturusha twebwe ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo zihugure mwebwe muri kureba Icyuzuzo TV kuri YouTube. Hanyuma kuri uyu munsi ntabwo nabwo twicaye ubusa, ntabwo twaheze mu karere ka Huye gusa, ahubwo twafashe urugendo rutoroshye cyane. Tuva mu karere ka Huye n'ubundi aho twagiye mu karere ka Huye, ariko n'ubundi gahana imbibi no mu murenge wa Kigoma, umurenge uhana imbibi n'akarere ka Nyamagabe, ubwo na Nyanza ni hafi aho ngaho. Twagiye kureba umuhinzi navuga ko we yagerageje kwiteza imbere, yagerageje gufata inzozi ze zigira impamo, agerageza kwicara hasi atekereza icyo yakora n'uburyo yazajya ahinga atitaye ngo ni mu mpeshyi cyangwa se ni mu itumba. Muraza kureba uburyo yakoresheje, ngira ngo muri kubibona ko turi mu murima w'inyanya, n'inyanya rwose zikiri ibibwana, nimba ariko babyita simbizi, ariko niko bimeze. N'inyanya zikiri ibyana ariko bimeze neza, biri gutanga icyizere ko byibuza bizanatanga umusaruro cyane. Turaza kuganira, atubwire uburyo yagerageje kuba yakwiteza imbere mu buhinzi bwe, atubwire uburyo yagize igitekerezo cyo kuba yahinga na
tekinike agenda akoresha muri kino gihe. Urabona izi nyanya ziratohagiye kandi turi mu zuba, turi mu kiri komeye cyane cyangwa se mu mpeshyi. Turaza kugenda tumenya uburyo yagenda agira inama n'abandi bahinzi cyangwa se agenda naduhugura tubwira uburyo wakoresha kugira ngo nawe uri kureba Icyuzuzo TV kuri uyu munsi ubashe kuba wakunguka ubumenyi. Twebwe niyo nsinzi yacu kugira ngo aho wicaye uri kutureba, aho wibereye aho ngaho iwanyu, uvuga uti byibuze hari ikintu nungutse kivuye ku Cyuzuzo TV. Dukora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, tukugira ahantu henshi hagiye hatandukanye kugira ngo imitekerereze yawe cyangwa se imyumvire yawe ku bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ive aho iri uyu munsi, ahubwo ibashe kuba yatera imbere. Biganisha hehe? Nta handi tuba dushaka ko biganisha, ntabwo dushaka ko mubimenye gusa, turashaka ko mubikora mukanabishyira mu bikorwa. Nimba twarasuye uwahinze inyanya, niba twarasuye uwahinze ipamba cyangwa se n'uwahinze n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye no za marakuja, umenye ngo njyewe nakora iki kugira ngo mbashe kuba namera nka bariya, cyangwa se nimba uri kubikora mu buryo butiyubashye cyangwa se mu buryo butari bwa kinyamwuga, ubashe kuba wakwikosora cyangwa se ukabikosora kugira ngo ubashe kubinoza neza cyane. Hanyuma mwebwe icyo mbasaba ni ukudakura amaso kuri ekara, kubera ko nuhumbye urahomba. Ibyiza dufite ni byinshi cyane ku Cyuzuzo TV. Ntabwo nabura kuvuga kandi ko kuri kamera zacu haba hari umusaza William, ameze neza cyane, no kuva muri special design activities, agenda bakorera akazi kose kagiye gatandukanye. Niwe muterankunga mukuru ugenda udufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo tubashe kuba tubahereza ishusho rimeze neza. Nawe nimba ufite ubukwe, nimba ufite ikindi kintu ushobora kuba wakeneramo ishusho cyangwa se amafoto, waduhamagara kuri nimero uri bubone kuri screen yawe cyangwa se kuri telefone yawe nimba ari uri kuturebera, akagufasha n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye birimo ibijyanye na papeterie. Ngira ngo murabizi cyane biba bikenewe cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ushobora kuba ukeneye gukoresha invitation, ama save the dates, byose mwaza muri special design activities bakabasha kubafasha. Niyo muterankunga mukuru dufite nk'Icyuzuzo TV. Nawe ushobora kudutera inkunga kandi ntabwo inkunga twafunze imiryango yazo kugira ngo ibikorwa bikomeze bigende. Tuba twagiye ahantu kure cyane n'urugendo utabasha kumva birometero, ntago mbizi mu mutwe, ariko twagenza urugendo rukomeye cyane kugira ngo tugere muri kino gishanga cyo mu murenge wa Kigoma kugira ngo dusure uyu muhinzi wagerageje kwiteza imbere kuri buno buhinzi bw'inyanya. Ntuza gukura amaso kuri ekara kugira ngo udahomba. Ibindi byiza uraza kugenda ubibona ubwo turuze kugera tuganira n'uyu muhinzi wagerageje kwiteza imbere. Murakoze cyane. Nkuko nabibabwiye kandi turi mu gishanga cyo mu murenge wa Kigoma, ni mu karere ka Huye n'ubundi, aho twasuye umuhinzi wagerageje kuba yakwiteza imbere ku buryo bukomeye cyane kandi bunagaragarira amaso. Ngira ngo namwe nkuko muri kubireba, muri kubona ko imvura iri kugwa aha ngaha kandi turi mu ki. Hari impamvu iri kugwa aha ngaha, ni tekinike baba bakoresheje kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Hari umuvandimwe uri gukoresha iyi mashini aradusobanurira neza cyane. Waramutse neza? Ramutse. Amakuru yaje? Makuru ni meza. Bakwita ndeze? Nitwa Rwagasana Jean Marie Vianney. Jean Marie Vianney, dore wagushije imvura kandi turi mu ki, byagenze gute? Nakoresheje imashini. Niyo mpamvu ndimo mvomera imyaka kugira ngo nzarebe ko nakwiteza imbere mfatanyije na boss. Ufatanyije na boss. Hanyuma aya mazi ari kuva hehe? Aya mazi arimo arava mu itangi twacukuye iruhande rwaho dutereka moteri. Utubwiye ko hari itangi mwacukuye kugira ngo mujye mushyiramo na moteri ibashe kuba yabahereza amazi. Ndi kubona urimo uragenda uvubura, ariko hari igihe uvubura make cyangwa menshi, biba byagenze gute? Impamvu mvubura make cyangwa menshi, mvubura amazi nkurikije naho ndimo nyohereza. Iyo mbishatse mvubura make, nabishaka nkavubura menshi. None se ubungubu ino pombo wayicometse aho ngaho ku mashini, ntago amazi yabura cyangwa ngo akame? Ntabwo amazi yabura kuko hari umugezi mba noherejemwo, ikazajya imashini iyakura muri wa mugezi. Ugereranyije mbere y'uko ino mashini iboneka, wari warigeze usukira ukoresheje arozwari? Narabikoresheje. Hanyuma tugereranyirize, igihe wakoreshaga arozwari n'igihe uri gukoresha imashini n'akazi kameze gute?
akazi nibwo kagenda neza kandi nibwo n'umusaruro uzaba mwiza kuko ntabwo imyaka yanjye nyuhiriza amazi mabi. Ni ukuvuga ngo amazi n'ubundi ndabona asa neza, si imashini yabiyungurura cyangwa iyasukura? Ntabwo imashini yasukura, ahubwo aho mba nayashyize niho haba hasukuye. Ntabwo bigutwara imbaraga ko mbona bishobora kuba biremereye? Imbaraga ziba zirimo. Hanyuma se iyi mashini ifite ubushobozi bwo kuvubura nk'ahantu hareshya gute? Muri metero 25. Metero 25. Ni ukuvuga ngo se ubu nushaka wenda kurenza mu metero 25 mufite undi mugezi bimeze bite? Dufite indi mipira tugenda twongeraho. Bikaba birebire cyane. Reka tugushimire cyane, ukomeze ugire akazi keza. Murakoze. Nanone kandi mbasuhuza nanabahaye ikaze mu biganiro byacu ku Cyuzuzo TV, n'ibiganiro bagezaho amakuru agiye atandukanye y'ubuhinzi n'ubworozi. Turi mu gishanga cyo mu murenge wa Kigoma, ni mu karere ka Huye, nabivuze mu minota yabanje. Twasuye umuhinzi wagerageje kwiteza imbere we n'imvura arayigusha nubwo haba ari muki cyangwa mu mpeshyi. Muri kubona ubuhinzi turimo n'ubuhinzi bw'inyanya, n'ubuhinzi navuga ko busa nkaho butanga ikizere ko umusaruro uzaboneka neza. Turi kubona inyanya zitohagiye kandi ari muki. N'umuhinzi uri buze kutuganiriza urugendo rwe kuva ari umujene cyangwa se kuva ahandi umusore wagitangira gutekereza icyo kuba yakora n'uburyo yagize igitekerezo cyo kujya mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Twebwe turareba cyane ku buhinzi kuri uyu munsi kubera ko nibwo twasuye, ariko n'ubworozi wenda tuzabusura n'ikindi gihe. Ariko namwe munyemerere ntimuze guhumbya kugira ngo mudahomba ibyo tuza kuganira, namwe bibashe kuba byageraho bibakura naho byabageza, cyane ko twebwe intumbero yacu nuko tuzasanga abantu benshi baragiye biteza imbere kubera ibijyanye n'ibiganiro byacu tuba twabahaye ndetse n'inama tuba twabagiriye bazishyize mu bikorwa. Ntabatindiye cyane, reka dutangire tumuganirize. Mu muco wa Kinyarwanda ugiri kuganira n'abantu barivuga kugira ngo tuganire tuziranye. Mwaramutse neza? Mwaramutse, muraho. Muratangira mwibwira abantu bari kutureba bari kudukurikira. Murakoze, nitwa Habinshuti Filipo, nkaba ntuye mu murenge wa Kigoma, akagari ka Nyabisindu, mu karere kacu ka Huye. Nyabisindu murakomeye rero? Turaho ku zuba ryinshi ryo muki. Ku zuba ryinshi ryo muki nabonye hari aho twanyuze bagosora amasaka, tujanga turabona urutomati rugiye kuboneka. Nta nzara? Nta nzara, ibishyimbo bireze n'amasaka areze, nubwo imvura yacitse kare, ariko umusaruro twari twiteze musozi ntabwo uzaboneka neza kubera ko imvura yacitse kare. Icika ibishyimbo, abafite ibigori musozi, bisa naho umusaruro utazaba mwiza cyane. Ese ubundi nk'ubu aha ngaha mu murenge wanyu wa Kigoma, iyo umuntu ahumvise n'iki kintu yumva mu bijyanye n'umusaruro w'ubuhinzi? Aha ngaha mu murenge wa Kigoma hari ubuhinzi ngengabukungu, tweza ikawa cyane. Ngira ngo mujya mwumva ikawa ya Maraba, ikawa ya Kwakaka, ni inganda dufite z'ikawa, ku buryo mu by'ukuri ikawa zirahera cyane. Ariko no mu bihingwa ngandurarugo, amasaka arahera, ibigori bikeya, ibishyimbo n'urutoki, mu buryo buringaniye. Umusozi ariko naje mbona hahandi baba bahinze uduteke tuvanze n'imyumbati n'isaka n'ikijumba, banza batarumva neza ya gahunda yo guhinga igihingwa kimwe. Iyo gahunda irahari, ariko nyine ntihabura nyine bamwe bagifite imyumvire ikiri hasi gato, ariko ngira ngo gahunda ni iyo guhuza ubutaka abantu bakajya bahinga igihingwa kimwe, kandi henshi byarakozwe. Urakoze cyane. Uti harimo abagifite wenda ya myumvire navuga ko ari archaïque cyangwa se ya myumvire ya kera yo guhinga ibintu bivangavanze. Gusa nkurikije ibyo mbona aha ngaha mu kabande muri abo ngabo we nturimo, niyo mpamvu twafashe urugendo rurerure tukaza kugusura kugira ngo turebe neza ubuhinzi bwawe. Ni igikorwa cyo gushimirwa, ni igikorwa cyagerageza no kwigisha n'abandi. Twibereye hano mu nyanya zawe, ibintu by'ubuhinzi nk'ubu ngubu bitangiye ryari? Ubuhinzi nabutangiye kera, gusa ariko nk'uko nigeze mbivuga, umuntu yagiye acika intege kubera ko gahunda y'imashini tuyimenye vuba. Ubundi twarahingaga igihe kikagera, imvura igacika bikatuyobera, cyangwa se waba unavomereye hano mu kabande ugakoresha arozwari cyangwa se kujugunya amazi, ariko wareba ugasanga nyine biravunanye, ariko hamwe n'imashini bigenda neza. Hanyuma Philippe, nyemerere dusubire inyuma cyane kabisa. Abantu bari kudukurikira n'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga, rukunda kureba amateleviziyo ndetse n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko still baba bagifite ya myumvire navuga ko iri hasi cyane. Wowe igitekerezo cyo kuvuga ngo nzahinga utarajya mu murima wenda ngo basanze bagire bate, igitekerezo cyo guhinga cyaje ryari mu mutwe wawe? Cyaje nkiri mutoya,
ko narangije amashuri muri 83 ubwo mvuka ku mubyeyi mbona uhinga ntangira akazi k'uburezi nkabamo igihe kirekire ariko noneho mbifatanya no kugenda mpinga ikahu ndazihinga ibishyimbo inyanya nazo ntangira kuzihinga ariko igihe kiragera nsa n'ucitse intege kubera ko hari igihe nyine wabonaga wahingaga bikagupfana ariko ntabwo naje gukomeza rero kwishakamo ingufu kugira ngo nkomeze ubuhinzi ubwo ari ibigori ari urutoki byose nagiye ngerageza nza kubona rero inyanya mu gihe cy'izuba uzihinga ukaba wavomera ntizigutwara umuti mwinshi bigatuma wabona inyungu. Muri icyo gihe cyo kuvuga ngo wakoraga uburezi ni umwuga wo kwigisha ngira ngo abakunzi bacu bagomba no kubimenya neza cyane kuba fonkisiyoneri ukavuga utereka njye no mu murima icyo gihe gufata icyemezo byari byoroshye ntabwo byari byoroshye uretse ko n'ubundi ubwo nabanje kubikora mbifatanije nkagira umwanya nkagira ababikurikirana nanjye nkajya gutanga amasomo ariko igihe kiza kugera nsa n'ugabanije guhinga ndimo nisuganya kugira ngo ndebe mu by'ukuri kugira ngo ninjiremo neza mfite umwanya cyane cyane ariko n'ubundi nubwo nahinga nubwo nagira gute biba bisaba ngo ube ufite abatekinisiye babikurikirana umunsi ku munsi bahora mu murima bareba niba hari ibyonnyi byajemo niba hari ibindi niba bisaba gutera umuti byose ukaba ufite umuntu ubikurikirana umunsi ku munsi nubwo waba uri mu yindi mirimo. ni ukukomeza kubikora muri ubwo buryo unabivanga n'akazi k'uburezi byaje kugera ryari se uburezi buvamo gute? Uburezi nubwo nabuvuyemo ariko nakomeje nkorera leta kuko noneho ndi gukora mu kigo nderabuzima nkorana n'abajyanama b'ubuzima mu rwego rwo kugira ngo nkomeze gukorera leta ariko n'ibindi mbikora ntabwo rero nahagaritse akazi ka leta ndacyagakora ariko nkabivanga no gukora akazi ko kwiteza imbere mu bworozi no mu buhinzi. Harimo abajya bavuga ngo ubuhinzi cyangwa se nk'ababyeyi wenda umwana yakwanga kujya ku ishuri ati wowe uzafata isuku ujye guhinga nyamara ukumva ko umwuga w'ubuhinzi hari ukuntu bufata nk'uw'abantu wenda navuga gute se batize cyangwa se babuze icyo bakora ibyo bintu ntabwo ujya ubibona muri sosiyete. Nk'uko nigeze mbivuga nyine inaha mu baturage hari igihe babona ko umwuga w'ubuhinzi utateza umuntu imbere ariko muri iki gihe muri murenge wacu ko bigaragara abantu bamaze gusobanukirwa ko ubuhinzi bushobora kukugiraho bukuvana bukajya naho bukugeza. Naguha nk'urugero nk'ubu nuko wenda hari ikindi kibatugera hariya hepfo prolongation y'iki ngiki harimo ibigori abaturage bamaze gufata gahunda y'uko seza y'ibigori itagomba kubacika. Dufite n'ikindi kibaya nanone cya mwogo duhingamo umuceri ibyo ngibyo abaturage bamaze kubona ko hamwe n'umuceri kuko ikibaya gitunganije barawuhinga nta seza ibacika kandi ubona ko biteza imbere mu buryo rwose bufatika. Hanyuma gukurira mu gihugu nyine cyafataga umwuga w'ubuhinzi nk'umwuga uciriritse no gukurira wenda muri karitsiye zimwe na zimwe zikibifata gutyo gufata icyemezo cyo kuvuga uti ngiye mu buhinzi kandi bugamije inyungu n'amafaranga byaje bite? Urabona mu by'ukuri mu gihugu cyacu umukozi wa leta ashobora kuba ari hariya akabona leta ikamuhemba ariko wajya kureba ugasanga mu by'ukuri ntabwo amafaranga ahembwa ashobora gutuma yiteza imbere mu buryo bufatika. Wareba rero ugasanga mu karere turimo hari ibihingwa bimwe na bimwe ushobora guhinga ugafatanya na wa mwuga n'akazi kawe ka leta noneho byose ukabikora kandi ugashobora kugira aho wivana n'aho wigeza. Reka twigire rero ku buhinzi bw'inyanya zawe. Izi nyanya gutunganya hano hantu byaje ryari wagize igitekerezo cyo kubikora ryari ubishyira mu bikorwa ryari? Nigeze mbabwira ko n'ubundi namye mpinga imbuto zitandukanye n'inyanya nigeze kuzihinga nyine mbere mu gihe cyashize ubwo rero nyuma mbere y'uko uyu mwaka utangira umushinga nari nawuteguye kuko iyi migende niyo naguze noneho ndavuga n'ibyo byose reka nshaka ikintu nahakorera ku buryo muri iriki uyu mwaka uzashira ndebye ko iriya mirima hari icyo
yampamo umusaruro gishobora kuba cyahaba kurenza ibindi. Abatoya tuhahinga amasaka, ibijumba, ariko wareba umusaruro uvuyemo ukabona ntabwo ntubufatika. Nibwo rero naje gutekereza ndavuga nti reka mpageragereza inyanya, kandi ngereranije n'uko nduzi zimeze ndabona umusaruro nizera ko uzaboneka. Umushinga ukiri mu mpapuro hari uburyo wawumvaga, ukimara kubishyira mu bikorwa noneho uraje urateye, cyangwa se nimba warahumbitse nabyo uraza kubidusobanurira neza. Kuva umushinga ubona gutya na cya gihe wari uri mu mpapuro, urabona bimeze bite ugereranyije? Burya iyo utegura umushinga ugateganya ko ushobora kunguka cyangwa se ugahomba, ariko mu gutegura umushinga wirinda gucika intege, kuko n'ubundi ntabwo wareka gukora ngo wenda ngo nzahomba. Urakora ugashyiramo ingufu zishoboka, ugashyiramo ifumbire zabugenewe, ugatera umuti mu gihe cyagenwe, hanyuma hasigaye ugakomeza kubyitaho, ugashyiraho nk'uko nigeze mbivuga, umuntu wikurikirana umunsi ku munsi nubwo waba uri mu bindi. Nk'uko urabona nk'uriya mubyeyi niko kazi abamo, ahangaha niho ntahava. Buri gihe niyo baje kuvomera, niyo baje gutera umuti, abikurikirana, ariko kenshi nanjye nkunda kuba mpari. Akenshi nawe ubu hari, hanyuma dutemberezemo neza noneho muri procedure zo kugira ngo umurima tuwubone urimo inyanya gutya. Ukiri umugende uhingwa gute, utunganywa gute kugira ngo noneho tubone aho ugeze ahangaha? Ahangaha ngira ngo aho bateye imbere bashobora no gukoresha imashini, ariko ahangaha twakoresheje amaboko y'abaturage. Ni ugutabira nyine bakagungira bagaca umugende kabisa, ku buryo bawegura, ku buryo birinda ko uba ikibaya, kugira ngo twirinde ibintu by'impehamyi. Iyo kibaye ikibaya hari igihe hasi hasa n'aharetse amazi, bigatuma n'imizi idafata neza. Nuko barahinze rero, barahakoze neza cyane, mbona ko hakwiye kuba haterwa izi nyanya. Se umwayi ukuye hehe, butunganywa gute, nimba ari umwayi cyangwa ari ingemwe, biba bimeze bite? Umwayi hari ahantu ugurishwa, aho bacuruza imyayi inyongeramusaruro. Ni ukuvuga ngo ariko jyewe nari nashoboye gutuma umuntu w'umuhinzi mworozi wo muri Kigali anzanira igikombe kivanye muri Kenya, kubera ko hari igihe nyine uhura n'umwayi mubi ukaba waguhombera. Ahinga rero nawe inyanya muri za Kigali, ubwo nari namusuye anyemerera ko azampa igikombe, ndakigura. Bya bintu bisaba no gukora urugendo shuri wan. Ni ngombwa, ugomba gukora urugendo shuri kugira ngo mu by'ukuri wigire ku wakubanjirije, urebe mu by'ukuri uko agenda akora umushinga we, nawe ukagenda ubishyira mu bikorwa. Awuzana rero uri mu gikombe, wawuhubitse hehe, bitwara igihe kingana iki, bisaba protokole zimeze gute kugira ngo wenda ubashe kugira ingemwe nziza? Ni ukuvuga ngo ushaka imborera nziza, hanyuma ukagenda ucukura imyobo. Hari uburyo ushobora gukoresha, ushobora guhumbika muri pepiniyeri ku ruhande, none ukazagemura uzanamo. Ariko biranakunda ko uza ugacukura hano mu murima, ugashyiramo ibishingwe, hanyuma ugashyiramo za nyanya, noneho ugatwikira zikamera hamwe, wenda naho zitameze ariko hari aho zimera ari nyinshi, noneho mu gihe cyo kugemeka ukagenda uvanamo ahari nyinshi uzishyira aho zitameze neza. Ukurikije experience yawe, wabonye bimara igihe kingana iki kugira ngo ingemwe ziboneke? Ni ukuvuga ngo mu cyumweru ubundi ziba zimeze, kandi iyo zikimara kumera kugira ngo zikingire uhita uzitera umuti kugira ngo zitaba zababuka. Ahangaha nyine ngo urabona haba ubukonje, ukora ku buryo uhita utera umuti zikimara kumera, noneho nyuma y'ukwezi utangira kugemura inyanya, ushyira mu mwobo uteganije uko distance ushaka ko urunyanya ruzaba rutandukanijwe n'urundi. Nuko rero nawe nuko byagenze, maze turi kubona inyanya zimeze neza gutya. Byanze bikunze hari imbaraga bisaba, hari umwanya bisaba kugira ngo bibashe kuba byagenda gutya. Urateye rero, zirameze, icyumweru kirashize, ikindi kiratashye, bigeze naho ubona nyine ukeneye ko zigomba nyine kuba zitanga icyizere cyo gutanga umusaruro. Muri icyo gihe, kuva urwo rugendo watera ugatangira kuzibona, ugatera uwo muti wa mbere, ugakomeza, bimeze bite? Mbaraga ki uri kugenda bitamo? Urabona ko bisaba imbaraga nyinshi. Urabona iyo zimaze kumera nk'uko nabivuze, utera wa muti ugatangira ukanabagara.
ari no kugemura. Ubwo kugemura iyo umaze kugemura neza hose umaze kubagara urabona uhita uzanamo n'isaso ugasasira hose ku buryo muri kwa kuvomera hazajya twirinda ko ubutaka butaruka ngo bugwe ku mababi. Ibyo ngibyo ukabikora hanyuma igihe kikagera n'ubundi ugashaka imvaruganda ugashyiraho kugira ngo mu by'ukuri zikurane ingufu kandi zishobore no kubyimba. Mu gihe cy'intuzo dukoresha dapu tugakoresha na NPK ngira ngo niyo ngiyo ariko nayo hari igihe tuyikoresha. Hanyuma rero muri kino gihe waziteye n'ubundi ubizi ko byanze bikunze impeshyi zagusanga zitarera, wigeze utekereza ku kijyanye no gusukira cyangwa se kuvomerera? Ahangaha izi nyanya tuzitera twari tuzi ko hari amazi azazeza mu masoko twari dufite ahangaha, ariko umuntu avuga ati amazi nakama bitewe n'izuba. Twari dufite imashini, hari imashini ubwo wenda umuntu iriya niyo dukodesha, ni ishyirahamwe ryariguze, ariko umuntu nabona bigenda neza n'ubundi yayigura, cyane cyane ko leta yacu yunganira umuhinzi ikaba yamuha nkunganire imashini, leta ikagira ikunganira nawe ugashyiraho uruhare rwawe. Byumvikana rero ko nubwo iriya ariyo nkodesha ariko mu gihe kiri imbere ubushobozi bubonetse ntabwo uri yanjye. Dusobanure neza akazi k'iriya mashini kubera ko wenda abantu bari kutureba ni benshi bahura n'iki kibazo. Hari abo twasuye bushize mu gishanga cya Rwasave barimo bagenda. Hanyuma wagarutse cyane ku kintu kijyanye no kuvomerera muri kino gihe cy'impeshyi. Ni ibintu bigoye kandi biranagaragara ko bisaba imbaraga, bisaba amaboko, ni mu gihe cy'izuba. Bimeze bite? Ntago ari imbogamizi mufite ishobora kuba yazana afekita ku musaruro muzakuramo? Ni imbogamizi cyane kuko urabona ahantu mfite ni hagari, aha nahinze beterave ni hagari, bityo rero ni imbogamizi ikomeye. Ahantu nakagombye gukora iminota 30 nkakora amasaha menshi cyane kandi ntari njyenyine. Bisaba rero ubu n'ubufasha umuntu yasaba bwo kubona uko umuntu yabona imashini, umuntu akajya yishyura buke ariko yayibonye, bityo akazi genda nyine barwana na rozwari. Ugasanga umuntu afite kuba yavomerera haruta ahangaha na rozwari biba bigoye cyane. Hari uwo twasuye mu murenge wa Cyanika wari uri kuvomerera marakuja nawe bigoranye cyane, ngira ngo abakunzi bacu barabyibuka n'ikiganiro barakirebye, byari bigoye cyane. Dusobanure neza akazi k'iriya mashini ugereranyije uburyo yoroshya akazi ndetse ikanasevinga igihe, bya bintu bita ngo time management, bimeze bite? Ngira ngo birumvikana kuvomereza n'intoki ni arozwari, ni ugufata umunsi ukongera ukafata nk'umugendo ukawuvomera, ariko hamwe n'iriya mashini yo waje umunsi umwe ariyo gahunda wafashe, ngira ngo imigende yose uhava uyivomereye. Ko dufite imigozi buriya nubwo buriya twazanye imigozi mitoya ariko ushatse kuzamura wunga imigozi hose ukaharangiza. Birihuta rero hamwe n'imashini. Twabonye tuganira bikatuma ushyiramo n'amazi ushaka. Cyane cyane kuko iyo uvomereje arozwari ugenda usuka ku gihingwa, naho mu gihe ukoresheje imashini utera hose ku buryo nta ahategereye urunyanya iyo utahashyize amazi hakurura y'amazi bigatuma huma vuba, ariko iyo wateye amazi hose ukaharangiza ubwo uba wizeye ko amazi yagiyemo mu buryo bumeze nk'aho ari imvura yaguyemo. Ku kintu cyo kuvomerera cyane ni ikintu turi buganiraho cyane kuko ahanini ni nacyo kintu gihangayikishije abahinzi benshi bari muri runo Rwanda rwacu. Nari maze kuvuga abo twasuye muri Gisagara, muri Nyamagabe n'abandi benshi wenda tutarajyaho, ariko bafite izo mbogamizi z'uko kuvomerera bigoye cyane. Bamwe baranatakamba bavuga bati Imana leta yacu y'umubyeyi yadufashije ikaba yaduhereza imashini. Agira ngo n'umusore twaganiriye barimo baramureba neza twereka uburyo ari kuvomerera kandi kuba ahagaze ahantu hamwe akavomera muri metero zirenga 20 kandi banatubwiye ko bashobora kuba bakungikanya imigozi bikaba bavomerera ahangaha hose turi kubona muri ino sambu. Ni ibintu byiza cyane. Nkawe urimo urakoresha mashini ukodesheje, byanze bikunze biratwara amafaranga. Nk'icyifuzo ni ikihe? Leta n'umubyeyi igira nkunganire muhinzi nk'uko wabivuze. Icyifuzo cyawe ni ikihe nimba nk'ubutumwa bwawe wabagenera abayobozi bafite mu nshingano zabo? Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri leta yacu byose iba yabirebye kuko hari henshi babatwunganira, haba mu buhinzi bw'ibigori, haba he hose mu mbuto z'indobanure bajya batwunganira, ngira ngo hirya no hino iyo gahunda irahari. Gusa rero
ku bigendanye no kuvomera ngira ngo birumvikana nkunganire nayo ibayemo buri muhinzi ufite aho ashobora kubona amazi ku buryo avomerera byaba byiza kurushaho. Noneho kugira ngo cyane cyane ko kuvomera bitwara amafaranga menshi, hajemo rero gukodesha, hakazamo no kugura mazutu. Ibyo urumva mu by'ukuri byatuma n'umuhinzi atagira inyungu ifatika, ariko afite mashini ye ngira ngo byarushaho kuba byiza, kandi ntekereza ko leta yacu iyo gahunda yayidufashijemo byarushaho kuba byiza cyane. Bizabaho burya nta mubyeyi wanga abana be. Hanyuma ku kijyanye no kunywa mazutu ukomojeho, inywa nite kugira ngo byibuze ubashe kuvuga uti uyu munsi ndavomerera aha hose? Ku bigendanye na mazutu buriya hari uburyo bubiri tujya dukoresha. Hari ugukoresha iriya migozi yonyine no gukoresha rinigani. Noneho mu mwanya wo kugira ngo uriya uvomereza ahindukiza, rinigani iba yizengurutsa hose ikazenguruka, ariko iyo uyikoresheje itwara mazutu menshi. Irekura amazi neza akajya mu gice akasa naje ari imvura, ariko noneho aho wakavomereje nka litiro 5 ukoresheje rinigani wakoresha litiro 10. Kuriya rero umuntu agenda ari we ufata agafuhereza, nibwo buryo bituma amafaranga aba makeya y'amazutu. Muvomerera nka kangahe se? Ni buri munsi muri yasibira biba bimeze bite? Ahangaha turasibira, ntabwo wavomera buri munsi. Ushobora gufata nk'inshuro nk'ebyiri mu cyumweru, ariko ugashyiramo amazi ahagije, cyane cyane ko hashashe, ntabwo hapfa kuma. Asabwa ubundi buriya gusasa byo ntihari ukuntu munabikora mushaka uburyo amazi azajya agumamo wenda agatindamo? Cyane cyane nacyo biba bigendereye, icyo nicyo cya mbere. Ariko nanone hari imbuto ziba zidakeneye ko ibitaka bizitarukira, ibyondo. Iyo ushyizemo rero ya saso, harimo kuba habika amazi, noneho no kuba hatuma mu kuvomera ibyondo bidataruka ngo bijye ku bihingwa. Ubizi inyanya zawe turi kureba gutya zimaze amezi angahe? Izi zimaze amezi agera muri 2 n'igice. Iza mbere zimaze 2 n'igice, ubu ntekereza ko hasigaye ukwezi n'igice. Izi za mbere ubu mu kwa 8 turaba twatangiye gusarura. Abahinzi benshi tuganira batubwira ko ubuhinzi ari nk'umwana. Uru runyanya ugomba kurwitaho nk'uko wita ku mwana. Umwana rero warakambakamba, hakaba hari ubwo atsitara, akaba yarwara ugashaka kadaki ukamwomora. Izi nyanya zawe mu mezi 2 n'igice zimaze, nizihe ndwara zagiye zihura nazo, n'ibihe bibazo zagiye zihura nabyo? Hari ubwo urubuto ruzamuka, wajya kureba ukareba ukabona ibiba bitangiye kwihina. Hari umuti rero wabigenewe udutera. Ikindi gishobora gutera ni udukoko tuba mu butaka dushobora kurya imizi, noneho urubuto rukaba rwakuma. Icyo nacyo ariko iki gishobora ni ukuba twakoresheje iriya ishwagara, kugira ngo bya bindi byose byo mu butaka nabyo bishobore gupfa. Hanyuma ikindi ni ubukonje, ari nabyo bituma dutera iriya detane. Detane iyo hajemo irwanya mbega amazi menshi mu bibabi. Iyo amazi abaye menshi mu bibabi, ujya kubona ukabona ikibabi kibaye umukara, noneho n'urubuto byose bigahinduka umukara. Ngo rero ni ukwirinda ko ubwo bukonje yombeho, utera detane nka 1 mu cyumweru cyangwa se 2 bitewe n'uko ubona imbuto zimeze. Hari imbuto ziba zabyutse cyane, iyo zabyutse cyane ushobora no gutera 2 ndetse na 3 mu cyumweru, cyane cyane nko mu gihe cy'imvura ho na 3 wagatera. Hanyuma kuva watera zino nyanya zawe kugeza kuri aya mezi zimaze, niki kintu wabonyemo utari witeze kuzabona ukakibona ugatungurwa? Icya mbere nuko nari nizeye amazi mu masoko yo kuvomera izi ntoki, ntabwo napanze gahunda y'imashini, ariko icyo ngicyo cyaje kuntungura, ariko bituma nyine nshakisha imashini kugira ngo ne kuhombya umusaruro. Ikindi wenda gikomeye na gahunda yo gusasira nayo iragoye cyane, kuko biba bisaba ngo ushake ubwatsi kugira ngo usasirire imigeni ingana gutya, nabyo
uko nari nabibaza ntabwo ariko byagenze. hanyuma iyo uri kugenda wenda ubona usohora ayo mafaranga ibintu utatekerezaga umuntu akakugisha inama ati mpinga inyanya wamugira iyo nama? Icyo wamugiraho inama ni ukubanza akamenya ko ashiritse ubuti kandi akirinda gucika intege, cyane cyane ko inyanya burya zigira umusaruro uko biri kose, nubwo zatwara amafaranga ikibazo kiba gihari wenda ni ukubura amasoko. Wenda igihe cyo kwera kikagira isoko ritameze neza cyangwa ntubu rifite rishimishije, nicyo kibazo kivuka, ariko ubundi inyanya zeze neza nubwo waba bakoresheje imashini ntabwo wahomba. harimo abahinzi benshi bajya bahinga ugasanga nyine barahinga bavunitse, barangiza ibyo babonye byose bagahita bajyana ku isoko. Nawe nuko bizaba bimeze? Ntabwo n'abana bazaba bakora urunyanya bakaryaho? Birumvikana nta kuntu wahinga ngo ureke kubanza kwihaza mu biribwa. Ntabwo wafata ibyo wahinze wahingiye umuryango wawe ngo nurangiza ngo ibintu byose bifate ubijyane ku isoko. N'ubundi n'ubusanzwe niyo tutazejeje turazigura, gusa waba uzejeje ukajya kuvuga ngo urazitwara zose mu rugo babure urunyanya rwo kurya, ntabwo bishoboka. Ntabwo ari bya bindi by'umubumbyi urira mu rujyo. Hanyuma uvuze ku kijyanye n'amasoko, wowe se iyo uri guhinga wenda hari contact uba waratangiye kubona z'amasoko, byanze bikunze mu kwa munani ntabwo ari kera ku buryo watangira no gutekereza ku masoko y'umusaruro wawe? Izi nyanya njya kuzihinga nari nabanje gukora contact n'isoko. Ubwo nigeze nkubwira uwampaye umwayi, hari isoko afite i Kigali, nanjye ubu ngubu mfite gahunda y'uko nizera nanjye nzazitwara i Kigali, ariko n'abindi ahangaha ntabwo babura inyanya zihari, ariko isoko rigaragara mfite ni iry'i Kigali. Urakoze cyane, isoko rigaragara ufite n'iry'i Kigali. Ni byiza cyane kuba warakoze umushinga waramaze no kuwiga neza cyane. Burya iyo umuntu yize ibintu neza, mwabantu mwe, ntabwo umuntu yiga business yo gucuruza gusa, ntabwo umuntu yiga business wenda yo kubaka uruganda gusa, no guhinga uricara ugafata ikaramu, nubwo utaba ubizi ntabwo ubura ubizi, ukamuhamagara ati ngwino hano, ukamubwira imishinga yawe yose, ukabasha kuba wabikora ukanabishyira mu bikorwa. Ngira ngo nari nagakomojeho, twanakavuzeho kare turi kugenda tuvuga tuti ese ubuhinzi nubwo abantu batize, ese ubuhinzi nubwo abantu badafite ubwenge, ese ubuhinzi nubwo abantu badafite imbaraga. Gukora ubuhinzi uri na intellectuel cyangwa warize unafite n'akandi kazi ka leta cyangwa se kawe bwite, ariko harimo icyo nakwita nk'ubumenyi, bimeze bite? Bidusangize. Birumvikana ko burya kugira ngo ukore ikintu neza no kuba ugifitemo ubumenyi, cyangwa se bwaba ari na bukeye ubumenyi, ukanasoma ukaba washaka n'urugendo shuri ukarukora. Ibyo byose kandi ntiwabikora utabyiteguye, utabifite muri gahunda ifatika. Niyo mpamvu rero guhinga ufite akazi ka leta ngira ngo nako kaba kagufasha mu rwego rw'igishoro, hanyuma igihe kikagera ukaba wagira ibindi ukora, ariko wizeye neza yuko wakwaka n'inguzanyo mu gihe wenda igishoro cyaba kibaye gikeya, ariko ntekereza ko kuba wanakoresha ku mushahara ni intangiriro, noneho wajya no hagati ukaba wagana amabanki. Hanyuma ubuhinzi uvuze ku bijyanye n'igishoro, ni igishoro gikenewe ku mujene ariko tureba kugira ngo abashe kuba yakwihangira umurimo noneho wo guhinga inyanya. Icyambere na mbere ni ukubanza kumva ko ubuhinzi nabwo atari ukwiye gukorwa n'umuntu utazi ubwenge. Kugira ngo ubukore ni ukubuza ubwenge usobanukiwe, uzi icyo gukora. Kuko utazi gukora umushinga si ubwo wakwinjira muri gahunda yo gutegura umushinga. Yego washaka no gutegurira, ariko biba akarusho iyo nawe ubifiteho ubumenyi. Kandi hari amahugurwa yagiye aboneka, benshi bagiye bagira gahunda yo kwiga guhugurwa ku mishinga iciriritse. Nkumva rero ku bajene ni ukubanza kwiyumvisha ko ubuhinzi bushobora kuvamo guteza umuntu imbere, abikoze yabuteguye neza, yabwiteguye. Kumva ko mu by'ukuri atari ubwo wa muturage tuvuga ngo wo hasi, oya, kuko ngira ngo no mu bihugu byateye imbere abahinga se ntibari n'ababyize mu mashuri za kaminuza. Nkumva rero ubuhinzi atari ubwo kuvuga ngo ni ubwo gusubiza inyuma, cyane cyane ko ari nabwo budutunze
rutunze abanyarwanda ndetse no mu bindi bihugu ngira ngo ubuhinzi ni ngombwa. nanjye ndi umujene ariko akenshi uba usanga iyo tugeze mu bintu byo kwihangira umurimo tugaruka ku kintu bita igishoro. niyo mpamvu nari nkubaje n'igishoro cye. Ubwa mbere na mbere hari ukuba ubyumva ufite ubushake bwo kubikora. Ikindi kandi umujene ntaba akwiye kuvuga ngo ubwo ngeze hanze nkaba ngiye gukora uyu mushinga ntashake guhita avuga ngo ubwo mbikore mu mwaka umwe mbe nabaye umuherwe. Bigomba kugenda gahoro gahoro ubushobozi uko bugenda buboneka akagenda yongera aho akorera. Ntacike intege akavuga ati niba uyu munsi ushobora guhinga igice cya hegitari cyangwa se are 80 ubukurikiyeho nahinga zingahe gutyo kagenda yubaka ubushobozi gahoro. Ntabwo rero yavuga ngo nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi ako kanya. Ibintu bikagenda neza cyane. Hanyuma turacyaganira na Philippe, muri kubibona turi mu murima w'inyanya, inyanya zimeze neza cyane. Ngiye mpamye ntashidikanya ko zanabyara umusaruro. Twumvise buryo akoresha mu buryo bwo kuhira akoresheje imashini, ntabwo ariye arakodesha. Wumve nawe ubyumve, ntabwo yizeye ko wenda hazavamo umusaruro mwinshi uzabyara amafaranga, ntabwo yizeye ko hazavamo umusaruro w'amafaranga yose yagiye ashyiramo, ariko afite ikizere kubera ko byanze bikunze abikora bikunze kandi abishyizeho umutima kugira ngo azabashe kuba yakwiteza imbere. Hari umumama wita kuri zino nyanya ashobora kuba zina byinshi kubera ko azibamo kurusha Philippe. Waramutse neza mubyeyi? Aramutse. Amakuru yanyu Ni meza. Mwitwa bande se? Banyita Mukakarangwa Betty. Betty Mukakarangwa niwe wibera ngo muri izi nyanya niko Philippe yatubwiye. Hanyuma izi nyanya zimeze gute, ubuzima bwazo buteye bute? Izi nyanya ubuzima burimo burakomeza, ni nziza kuko ukurikije uko twari twaziteye imbere twazitayeho cyane bikomeye. Ni ukuvuga ngo yateyeho ifumbire yo mu bibabi ishishisha ibibabi, bamaze kongeraho iyindi ibyibushye ibitumbwe, ubwo ku munsi mba nzihoramo kugira ngo ndebe ikibabi cyabashije kubabuka nkagitotoraho, nkashobora kureba niba hari n'udusimba twagomba kuzifata, agashobora kuba hafi nkamuhamagara ati ikibazo afite ni iki ngiki. Nk'ibibazo nka bitatu ubona zikunda guhura nazo akenshi na kenshi ni nk'ibi? Akenshi ni indwara yitwa pfunyarika, igafata ikibabi kigashaka kwikunjakunja. Hakazamo n'indi ndwara wenda yo kugira ngo zikuke. Ubwo ni ukuvuga ngo wenda biba bisaba ishwagara wenda iba itarakoreshejwe cyane. Nibyo ngibyo akenshi na kenshi ugenda ubona mu buzima bwazo bwa buri munsi. Hanyuma uko bagenda bavomerera, uko bashyiramo ifumbire, ni nako hamera n'ibindi bintu. Ndi kubonamo wenda twakimari wagiye urandura n'utundi twatsi, urwiri. Urwana nabyo gute mu buzima bwawe bwa buri munsi? Bwa buri munsi bisaba kuba moramo isaha ku isaha, nkajya umuhira akanya gato nkaba ndagarutse. nk'ubu ngubu nari mvuyemo Musanze, nari mavuye, ubwo bisabye guhita ngaruka. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo ibyatsi bikunze kumeraho bikurura ya fumbire, niyo mpamvu biba bisaba kugira ngo cya cyatsi nanjye nyirandure cyo kudutwara ya fumbire nk'aho yabyibuhishije inyanya, akaba cya cyatsi aricyo cyayikurura. Ubu hari igihe ku munsi ujya ukuramo nk'ibibabi byafashwe na pfunyarika nk'umuba? Umuba ntabwo ukunze kuzamo cyane, byakunze kuzamo mbere ariko yarabirwanyije, ntabwo biri kuzaho cyane, ubu birimo birashiramo. Yego, ubu ngubu aka ni n'akazi gatuma witeza imbere, ubashe kuba wagira icyo wimarira. Ubu ngubu nyine ni ukuvuga ngo afite inshingano yo kunangira mituweli y'uyu mwaka, iyo ndumva nta kibazo numva afite ubu ngubu. Ubu mituweli yavuyemo kubera kano kazi wikorera? Iyi mituweli yavuyemo kubera kano kazi ndimo ka buri munsi. Ubwo niko kuneza imbere rero, buryo umuntu yakuvuje aba yaguteje n'imbere, n'ikindi kiri imbere buriya kizangeraho. Kandi hari abantu batagura mituweli bavuga ngo reka nta mafaranga birirwa bicare hariya ku gasantere. Ubwo se abo wabagiriye ihe nama? Umva abo ngabo nyine nibashake kuntu nabo babona abantu babateza imbere, aho kwirirwa bicaye mu nyenye cyangwa bicaye ku isatere iyo ariyo yose, nta mushinga urimo. Nta mushinga urimo rwose. Abenshi n'abandi usanga bagiyeho bakanywa izo nzoga za muriture n'ibiki, ugasanga bateye inda baranabyaye kandi badafite n'ubushobozi. Abo ngabo rero njyewe nabagira inama yo kuba bajya mu bibaya aho biri, n'utafite akazi yenda yabona umuntu akamwegera akamubwira ati jyewe ibi ndabyishoboreye, wenda akanamureba ariko akirinda ubushomeri nyine nk'ubwo ngubwo.
hanyuma reka tukwifuriza akazi keza, ukomeze wite ku nyanya bigende neza, usengere na Philippe nyine abone umusaruro yanagure kurya akazi kazahoraho. Ndamusengera cyane ku manywa na nijoro kuko ziramutse zeze nanjye nta kibazo nagira. Birumvikana. Urakoze cyane. Yego namwe. Bitewe n'uko ndi kuzibona mfite ikizere ntashidikanya ko ushobora kuzabyara umusaruro. Urateganya iki nuramuka ubonye umusaruro mwiza, nuramuka ubonye bitanga ikizere, n'ibiki bizakurikiraho? ngira ngo iyo wakoze umushinga ukabona utanga umusaruro, ubwo ni ukongera ahakorerwa, kongera ubuso nzaba nkoresha, kuko cyane cyane ko nk'ubu ngubu birumvikana ko ahangaha ni havamo inyanya ntabwo ushobora kuzisubizamo, ushyiramo ikindi kintu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo namaze kurambagiza ahandi hantu nshobora kwagurira ubuhinzi, mbonye birimo bigenda neza. Igihari ni uko mu by'ukuri iyo ufite akazi haba hari amasaha ugomba kubahiriza mu kazi ka leta. Ni nayo mpamvu utavuga ngo ni wowe kamara muri wa murima, ukahereza abandi akazi gusa, ukareba nyine abantu bazashobora kugukurikirana nawe ukababa hafi, kuko urumva mu by'ukuri ntabwo uko ushaka kuba uri mu murima ufite n'akazi ka leta ntabwo byakunda, ariko ushaka abantu wizeye ubona bafitemo ubushobozi n'ubumenyi, ukabahereza akazi bagakurikirana bya bihingwa cyangwa se wa mushinga wundi, ariko nawe ukaba ubari hafi umunsi ku munsi uko akazi ugashoje.